Umuntu wese ukurikirana filimi za DC yabonye filimi yitwa Justice League yasohotse mu mwaka wa 2017. Ni filimi yasohotse nyuma ya filimi yitwa Batman vs Superman abenshi bazi nka Dawn of Justice. Umubare mwinshi w'abayibonye barayinenze cyane kandi irababihira. Iyi filimi yasohotse mu mwaka wa 2017 itandukanye cyane n'iyagombaga gusohoka. Ni ukuvuga ngo mu byo mwabonye hari ibitari kugaragara ndetse hari n'ibyari kugaragara bitagaragaye. Byagenze gute kugira ngo iyi filimi isohokane akavuyo kangana gutya? Ndetse siga igisebo gikomeye kuri DC Studios ndetse na director wa directing. Kugira ngo ubimenye urabanza umenye umugabo witwa Zack Snyder. Uyu mugabo ni wa directinze filimi nyinshi za DC nka Man of Steel ndetse na Dawn of Justice. Abenshi bayita Batman vs Superman. Izi filimi zinjije amafaranga atari make abe na gato. Urugero nka Man of Steel yinjije amafaranga agera kuri $338 z'amadolari ya Amerika. Batman vs Superman abenshi bita Dawn of Justice yinjiza amafaranga agera kuri $873 z'amadolari ya Amerika. Aya mafaranga ntago ari make. Gusa kugereranya izi filimi za DC n'iza Marvel byasohokeye mu gihe kimwe uhita ubona ko amafaranga atari menshi. Urugero, Iron Man 3 yasohokeye mu gihe kimwe na Man of Steel yinjije amafaranga agera kuri $1.115 z'amadolari ya Amerika. Captain America Civil yasohokeye mu gihe kimwe na Dawn of Justice yinjije amafaranga agera kuri $1.153 z'amadolari ya Amerika. Kuri DC kuko hari ugutsinda cyane ko twakwita mu kiba wayo yibanzirizaga kanikurikira. Twavuga ko DC yagize ishyari, gusa nanone ishyari ryiza rimwe rituma wigira kuri mugenzi wawe. Abafana ba DC banengaga uyu mudirector nababwiye witwa Zack Snyder ibi bintu bikurikira. Icyambere bangaga ko ushaka ko abakinnyi babasereye cyane bakarakara nkaho bari gukina filimi z'amahanga. Ikindi kandi akibanda ku mirwano no kwita kuri dialogue hagati y'abakinnyi, bityo bigatuma bareba filimi batihuza n'amarangamutima y'abakinnyi. Ikindi kandi bangaga ni uko yatumaga aba superheroes bagaragara nk'abateje ikibazo kurenza gutanga icyizere mu bantu. Urugero ku babonye Man of Steel, mwabonye ko Superman yarwanye na Captain Zod umujyi hafi ya wose akawurimbura, bigashyira ubuzima bw'inzirakarengane mu kangaratete. Ibintu abafana batakunze habe na gato. Icyanyuma bamunengaga ni ugushyira slow motion nyinshi muri filimi. Bamwe babyita Roland. Yarabikoraga cyane cyane mu gihe cy'imirwano. Bamwe bakabikunda ariko abenshi bakabyanga bitewe no gukabya. Nuko Zack Snyder yadirectingaga filimi za DC. Ni uburyo butatumaga filimi za DC zihomba zikinjiza amafaranga ariko none atari menshi ugereranyije n'aho Marvel yinjizaga. Ibyo byose byatumye impamvu ituma DC ihora inyuma ya Marvel ishyirwa kuri Zack Snyder. Mu mwaka wa 2014 DC yatangiye projet ya filimi yitwa Justice League. Umudirector wagombaga kuyikoraho yari Zack Snyder n'ubundi. Yarayitangiye amashusho hafi ya yose yagombaga kugaragaramo arafatwa. Iyi filime yari hafi kurangira ariko bitewe n'igitutu cyo gushaka gusatira no kugera ku rwego rwa Marvel. Mu mwaka wa 2017 Warner Bros ariyo nyiri DC Studios yahamagaye umugabo witwa Joss Whedon kugira ngo azafashe Zack Snyder. Uyu mugabo Joss Whedon niwe wayoboye filimi nka Avengers mu mwaka wa 2012 ndetse na Avengers Age of Ultron yo mu mwaka wa 2015. Izi filimi zari zarinjije amafaranga menshi arenga amabiliyoni. Kuzana uyu mugabo DC yabifataga nk'intambwe nziza yo gushyikira Marvel. Gusa nanone bikagaragaza icyizere gike DC yari ifitiye Zack Snyder ndetse no kumuvangira mu kazi. Muri make byari bimeze nkaho bamubwiye bati tukuzaniye umwarimu ukurikiza ibyo akubwira, kandi ibi byari ukumubangamira cyane. Zack Snyder yari asanzwe directinga filimi za DC. Yego ntabwo zinjizaga amafaranga make, gusa none ntabwo yari menshi ugereranyije n'aho filimi za Marvel zinjizaga. Joss Whedon wa directinze filimi za Avengers maze kukubwira, byabaye ngombwa ko DC muzana kugira ngo yerekere Zack Snyder. Dore byabaye rero byatumye iyi filimi yangwa buryo bukomeye, bishyira igitutu kuri DC kugira ngo yongere isohore iyindi.
Tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2017, Zack Snyder yakiriye inkuru mbi ivuga ko umukobwa we witwa Ottoman Snyder yiyahuye. Ibi byatumye ibya poroje yari ariho ahita bihagarika, abanza kujya gukemura ibibazo byo mu rugo rwe. Kuri DC aya ari amahirwe kugira ngo umudirector baba bafitiye icyizere ariwe Joss Whedon akore filime uko abishaka ntawamubangamiye. Uyu mugabo ibyo yakoreye iyi filime ni agahomamunwa. Joss Whedon yabaye nk'utesha agaciro aho Zack Snyder yari yarageze hose, asa nk'utangira filime bundi bushya. Amashusho amwe namwe bari barafashe ayakuramo ndetse yongeramo n'andi. Uburyo Zack Snyder yagiraga abakinnyi seriye arabihindura, ashyiramo urwenya rwinshi kandi arakabye. Dore ngibi ibyo yakoreye iyi filime. Dutangiriye kwa aho filime ubwayitangirira, dore uko yabihinduye. Zack Snyder yari apanze ko filime itangira isi iri mu gahinda katoye n'urupfu rwa Superman. Muri make ibyaha byariyongereye nta murengezi isi ifite, mu buryo buri seriye kandi buteye agahinda. Cyane ko iyi filime Justice League yagombaga gukurikira iriya yitwa Batman v Superman, kandi murabizi ko Superman muri iyi filime yari yapfuye. Muri make nuko Zack Snyder yari yapanze ko iyi filime Justice League igomba gutangira. Yarafashe n'amashusho. Ibyo Joss Whedon we yakoze ntago ari ibi ngibi, ahubwo yatangije scene y'abana babiri bari kubaza Superman ibibazo, bamufata video basekera iby'uko isi iri mu gahinda bitewe n'urupfu rwe biza nyuma. Ahari kuba iyi scene yarayishyizemo byo ubwabyo nta kibazo byari biteje, ahubwo icyatumye abafana bayanga ni iki. Mbere na mbere filime yagiye gutunganywa, amashusho yose yarafashwe. Iyi scene Joss Whedon yongeyemo ntabwo yari yarafashwe, cyane ko wafashe amashusho yose ari Zack Snyder. Byasabye ko yongera guhamagara Henry Cavill uriya wakinnye ari Superman kugira ngo bafate amashusho y'iyi scene. Ikibazo naha cyabayereye rero. Henry Cavill yarimo akina indi filime yitwa Mission Impossible Fallout. Iyi filime yikenaga afite ubwanwa, kandi role ya Superman nta bwanwa yagombaga kuba afite. Studio yarimo imukinisha iyi filime ya Mission Impossible Fallout yanze ko yogosha ubwanwa, cyane ko muri kontra baba basinye kogosha ubwanwa bitabirimo. Muri make yogosha ubwanwa iyi studio yari kumurega bityo agacibwa amafaranga. Joss Whedon nta kundi yari kubigenza, yaramuretse bafata amashusho afite ubwanwa, maze akoresha ikoranabuhanga ngo abuvaneho, bituma isura ya Superman zisa nabi mu buryo abafana batakunze abe na gato. Iri riba ikosa rya mbere Joss Whedon yakoze kuri filime. Ku byerekeranye n'uwo mwabonye akina role ya The Flash, Zack Snyder yateganyije ko agomba kuba umukinnyi uri seriye, ufite umurava wo gukora ibyiza kugira ngo ahindure ahayisehe. Ariko ibi byose Joss Whedon yarabihinduye, maze agira The Flash umukinnyi ufite utugambo twinshi w'umunyabwoba kandi utari seriye. Ikindi kandi scene yerekanaga ahahise ya The Flash n'umukunzi we Iris West, Joss Whedon yarayisibye yose ntiyagaragara muri filime. Ni ukuvuga ngo uburyo Zack Snyder yashaka ko iyi filime igaragara bitandukanye cyane n'uburyo Joss Whedon yayigaragaje. DC Studios yamuhaye uburenganzira bwose ngo ayikoreho icyo ashaka bitewe n'icyizere yari imufitiye. Yari yarakoze filime nka za Avengers zinjije amabiliyoni. Muri make baba bamufitiye icyizere kidashidikanwaho y'uko iyi filime agiye kuyigira nziza, maze bigatuma DC isatira amavu. Gusa uburyo yabikozemo abafana ntibabikunze abe na gato. Zack Snyder yashakaga ko Superman yambara umwambaro w'umukara ugaragaza ko yahindutse undi muntu mushya, ariko Joss Whedon we yahisemo ko agumana umwambaro usanzwe w'umutuku. Aragenda filime yigira urwenya, arakabya, bituma batayikunda. Nyuma aho iyi filime isohokeye abafana barayanze, bashyira igitutu kuri DC Studios ngo isohore version ya Zack Snyder. Ko byagaragara ko uburyo Joss Whedon yabikozemo bitishimiwe na gato. Nuko mu mwaka wa 2021 hasohoka indi filime imeze nkayo, ariko yongeyemo ibindi bintu nk'uko Zack Snyder yabishakaga, ndetse avanamo n'ibyo atashakaga. Iyo filime bayita Zack Snyder's Justice League kugira ngo bitandukanye n'iyo yasohotse mu mwaka wa 2017. Ubaye ushaka kureba izi filime ukareba aho zitandukaniye, wagenda ukazireba zombi. Ushobora kuba warabonye imwe yo mu mwaka wa 2017 ya Joss Whedon, genda urebe iyi version ya Zack Snyder
kugira ngo urebe uburyo iriya filime yagombaga kuryohamo itaryoshyemo. Ndagushimiye ugejeje aha ngaha ureba iyi video, ndagusaba gukora subscribe. Ni ikintu cyoroshye kuri wowe, gusa kuri njye ni inkuru ikomeye.